Igice cya 18. Bafata Yesu. Yesu amaze kuvuga ayo magambo, asohokana n'abigishwa be, yambuka umugezi witwa Kidironi. Hariho agashyamba kajyanamo n'abigishwa be. Kandi na Yuda umugambanira nawe yari azi aho hantu, kuko Yesu yahajyanaga n'abigishwa be kenshi. Nuko Yuda amaze guhabwa ingabo z'abasirikare n'abagaragu b'abatambyi bakuru n'abafarisayo, ajya afite amatabaza n'imuri n'intwaro. Yesu amenye ibyenda kumubaho byose, arabasanganira ababaza ati, murashaka nde? Baramusubiza bati, ni Yesu w'i Nazareti. Arababwira ati, ni njye. Na Yuda umugambana yari ahagararanye nabo. Amaze kubabwira ati ni njye, bagenza imigongo bagwa hasi. Nuko yongera kubabaza ati, murashaka nde? Bati, ni Yesu w'i Nazareti. Yesu arabasubiza ati, mbabwiye ko ari njye. Nuko rero niba ari njye mushaka, mureke aba bagende. Yabivugiye atyo kugira ngo rya jambo yavuze risohore ngo, mu bo wampaye sinabuzeho n'umwe. Nuko Simoni Petero yari afite inkota, arayikura ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Maruko. Nuko Yesu abwira Petero ati, subiza inkota mu rwubati rwayo. Mbese igikombe data ampaye ne kukinyweraho? Yesu aregerwa imbere ya Kayafa. Petero amwihakana gatatu. Nuko izo ngabo n'umutware wazo n'abagaragu b'Abayuda bafata Yesu baramuboha. Babanza kumujyana kwa Ana, kuko yari sebukwe wa Kayafa, wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka. Kandi Kayafa niwe wagiriye Abayuda inama ati, birakwiriye ko umuntu umwe apfira abantu. Simoni Petero n'undi mwigishwa bakurikira Yesu. Uwo mwigishwa yari azwi n'umutambyi mukuru. Yinjirana na Yesu mu rugo rw'umutambyi mukuru. Ariko Petero yari ahagaze hanze ku irembo. Wa mwigishwa wundi wari uzwi n'umutambyi mukuru arasohoka avugana n'umujukumira. Nuko yinjiza Petero. Uwo mujukumira abaza Petero ati, mbese aho nawe n'uri uwo mu bigishwa b'uriya muntu? Arasubiza ati, oya, sindi umwigishwa we. Abagaragu n'abasirikare bari bahagaze aho, bacanye umuriro w'amakara kuko hari imbeho, barota. Na Petero nawe yari kumwe nabo, ahagaze yota. Nuko umutambyi mukuru abaza Yesu ibyo abigishwa be n'ibyo yigisha. Yesu aramusubiza ati, nigishaga ab'isi neruye. Iteka nigishirizaga mu masinagogi no mu rusengero aho Abayuda bose bateranira. Ntacyo navuze rwihishwa. Urambariza iki? Abumvaga bari bubaze ibyo nababwiye, nibo bazi ibyo navuze. Amaze kuvuga atyo, umwe mu basirikare wari uhagaze aho akubita Yesu urushyi ati, uku niko usubiza umutambyi mukuru? Yesu aramusubiza ati, niba mvuze ikibi kimpamye, ariko niba ari neza umoye iki? Nuko Ana amwohereza ari imbohe kuri Kayafa umutambyi mukuru. Ubwo Simoni Petero yari ahagaze yota. Baramubaza bati, mbese nawe nturi uwo mu bigishwa be? Arabihakana ati, oya, sindi uwo muri bo. Umwe mu bagaragu w'umutambyi mukuru, mwene wabo wo Petero yaciye ugutwi, aramubaza ati, harya sinakubonye uri kumwe nawe muri ka gashyamba? Petero yongera kubihakana. Muri ako kanya inkoko irabika. Yesu bamujyana kwa Pilato. Bavana Yesu kwa Kayafa, bamujyana mu rukiko. Hari mu museke. Ubwabo ntibinjira mu rukiko ngo batihumanya, bakabura uko barya ibya Pasika. Nuko Pilato arasohoka ajya aho bari ati, uyu muntu muramurega iki? Baramusubiza bati, uyu yaba atakoze icyaha ntituba tumukuzaniye. Pilato arababwira ati, nimumujyane abe ari mu mucira urubanza nk'uko amategeko yanyu ari. Abayuda baramubwira bati, twebwe ntitwemererwa kwica umuntu. Ngo ijambo rya Yesu risohore, iryo yavuze rimenyesha urupfu agiye gupfa. Pilato yongera kwinjira mu rukiko, ahamagara Yesu aramubaza ati, wowe uri umwami w'Abayuda? Yesu nawe aramubaza ati, mbese ibyo bibajije ku bwawe, cyangwa se n'abandi bakubwiye ibyanjye? Pilato aramusubiza ati, uragira ngo ndi Umuyuda? Ab'ubwoko bwanyu n'abatambyi bakuru nibo bakunzaniye. Wakoze iki? Yesu aramusubiza ati, ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Yaba ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si, abagaragu banjye babarwanye ngo nahabwe Abayuda. Ariko none ubwami bwanjye si ubw'ino. Pilato aramubaza ati, noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye ko ndi umwami. Iki ni cyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? Amaze kubivuga atyo, aherako arasohoka, ajya aho Abayuda bari, arababwira ati, njyewe nta cyaha mubonyeho. Icyakora mufite umugenzo ko mbabohorera imbohe imwe mu minsi ya Pasika. Mbese murashaka ko mbabohorera umwami w'Abayuda? Ariko bongera gusakuza bati, si we dushaka, ahubwo tubohorere Baraba. Baraba uwo yari umwambuzi.